tugusanze uri mu kazi ariko hano hari ibikoresho bimwe na bimwe ndi kubona ntazi n'abantu badukurikiye nabo baba badasobanukiwe nk'icyo ngicyo ni igiki gikora ibiki iki ngiki bacyita ni imashini iponza nyine iyi ngiyi urumva ifite umuvuduko mwinshi iyi rero ufata wenda nk'urukweto nk'uru nguru rukeneye kuringanizwa uru nguru ugakunsa urabona ko bikora neza cyane kandi ko kazi kayo uburyo ubona ko akantu bakaringaniza cyane cyane nko ku bantu baba bafite amataro yapfuye hano kano karayagorora fresh noneho niyo wakoze agakweto gashya nuko ziriya ndi kureba zifite taro nazo ushobora gushyiraho ukawazigabanya umuntu agatwara ifite taro ashaka uko ingana uko ariko kose cyane rwose abantu badakunda ibintu bya mushingagi turakagabanya bakagenda neza kimwe nuko tubatereraho akantu yajya agenda ntisakuze kwa kundi nyine ujya nko mu rusengero ukumva aradondadonda hano dushyiraho akantu nyine gatuma itadondadonda hano hari iyindi mashini ndi kubona yo yabikora iki nayo iradoda naza nkakwereka uburyo ikoramo iradoda nk'idoda imyenda ariko yo ikoresha umuriro muri make nyine ni uburyo ikoramo ikoresha umuriro urabona hano iyi ni buto yatsa iyi ngiyi iratsa nyine noneho wajya kudoda ni ugukandagira ni ukuvuga ngo n'urukweto narwo urarufata ukarushyiramo aho ngaho cyane rwose ubu ngubu urabona nk'izi ndodo utu tudodo buri kubona hano nyine utu ngutu twose ni imashini baragiye dukora imashini idoda urumva ko nayo iba ifite umuvuduko mwinshi cyane hano ndi kubona hari ibindi bikoresho byinshi hano tudasobanukiwe tutazi watubwira ibi byo bindi byo ni ibiki izi ni impu izi nizo bita impu haba ari impu z'ubwoko butandukanye amabara atandukanye urabona hari umukara umuhondo umweru na za shokora nazo tuba tuzifite bitewe n'ibara wowe wifuza ibikoresho byose biba bihari kabisa uraza tukagukorera agakweto izo mpu zikoresha ibiki watwereka bimwe mu byo wakoresheje muri izo mpu urabona hano dufite brand zitandukanye urabona nk'aka gakweto ni agashokora nyine gakoze mu ruhu rwa shokora urabona umukara nacyo iba yarakoze umuti nyine umukara ni uburyo zikoramo hariya se ko ndi kubona ibindi bintu by'umweru bimeze nk'ubwoya byo ni ibiki ibi ngibi tuno ni utuntu nifashisha ndi kugira amavuta yo kuba nahanagura ino mashini iyo ndi guhanagura imashini nyine nkoresha tuno tuntu urabona ko ari utuntu twiza cyane duhanagura igacya fresh ahangaha hari ibindi bintu ntazi ibi ngibi byo n'umuntu udukurikiye nawe ashobora kuba atabizi wadufasha nabyo ukabitubwira ibi babyita amaforume izi forume rero ikintu ziba zimaze urabona urugero n'ubu wenda wampaye nka komande y'uru rukweto urabona forume ziba zifite nimero nimba wambara 36 ukaza ukankoreshaho agakweto ngenda ahita mfata forume ya 36 nkukorera umuti ku buryo uraza ugasanga inkweto nayitunganyije ukahita wambara nta kuvuga ngo wenda ngo birakujabuka hano ni ukuvuga ngo iyi forume bingana n'ikirenge cy'umuntu cyane rwose umuntu ashobora gushyiramo neza inkweto ntizamujabuke neza urabona atari ikirenge aka ni akarenge k'umuntu ufite nimero 36 nitwa Happy umwe rukumbi mu banyamakuru bakorera ku ma YouTube channel wakwibaza uti Happy ni muntu ki Happy ni umwe mu bamama bakuye amaboko mu mifuka maze binjira mu mwuga w'itangazamakuru nkunda akazi kanjye ese nawe ukunda akazi kawe niyo mpamvu nabazana imwe mu bakuye amaboko mu mifuka maze akihangira umurimo mwatangira mutwibwira ese mwiriwe neza babita abandi banyita Nsengimana Edimo ariko nzwi cyane ku izina rya Lucky yes none Edimo ko ndeba usa neza ufite amafresheri ubikesha kuba wicaye kuri aka gatebe uri kudoda inkweto n'udukapu cyane rwose birumvikana Edimo ndi kubona hano iwawe rero hari imashini hari inkweto ndi kwibaza Edimo yari muntu ki mbere yuko yinjira muri uyu muryango urimo bino bintu Edimo yari umuntu ki yakora iki wenda dusubiye nko mu gihe cya kera ntaratangira gukora bino bintu ubundi nyine ubuzima bwanjye ntago bwari bwiza cyane kuva nkiri umwana kugeza na n'ubu ni ngewe wagerageje kugira ngo mfonde ubuzima bwanjye bube bwiza ushatse kuvuga ko n'ubu ngubu ubuzima bwawe butaraba bwiza
wenda ubu ngubu ntabwo biragera ku rwego nifuza, ariko urwego ngezeho rwose naba nshimiye Imana, kubera ko impamvu mvuga ngo wenda ubuzima bwatangiye atari neza, ubundi mu buzima busanzwe ngenda imfubyi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nakomeje gukura nirwariza kuri buri kimwe, nishakishiriza, ndiga amashuri birananira, ntangira guhiga ubuceri, birangira rero mvuze nti ibi bintu ntabyo, reka nshaka umuntu wanyigisha umwuga wo gukorodonera, ubundi uyu mwuga bawita korodoneri. Ubwo rero nkajya negera abantu bamwe na bamwe badoda inkweto. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Byari mu buhe mwaka? Byari mu mwaka wa 2013 nibwo wize kudoda inkweto? Nibwo nize kudoda inkweto. None ukimara kwiga kudoda inkweto wahise uza hano cyangwa ahandi hantu se ufata inzu uravuga uti ngiye kudoda inkweto? Wari ufite igishoro? Byagenze bite? Mbwira nyine mbere yuko nkusanga hano nagusanze. Byari bimeze bite? Nkimara kumenya kubidoda ntabwo nese ngira ubushobozi bwo kuba nagura ibikoresho ngo ntangire nkore, ahubwo ngewe nese njya gushaka akazi ko mu rugo. Ndagenda nyine nakoreye abakire biranga, njya muri restaurant ndakoraho, mbonaho uduceri nkajya nusevinga, ngenda nyine mbara ngo urudodo rugura ngahe, ikoroshi igura ngahe. Wabikoze nk'imyaka ingahe ibyo ngibyo? Nabikoze imyaka 3. Ugenda ubika mbika nsevinga, urabona nyine, urabona ko hari imashini, ya mashini doda irahenda. Igura amafaranga angahe? Igura 200,000. Iri yiponsa igura 50,000. Urumva ko byansabye kwigomwa n'irindazi kugira ngo ngere kuri ziriya mashini. Ubwo kugira ngo ugere kuri ayo mafaranga y'igishoro, ako kazi watubwiye wagakoze imyaka ingahe? Ako kazi nyine ako mu rugo nagakozemo amezi 9. Noneho njya muri restaurant nkoramo imyaka 2 n'amezi 2. Aho ngaho niho nakuye agafaranga muri restaurant. Naragiye rwose ndakora, abantu baranyishimira, abakiriya bakajya bamaza tipu, bakavuga ati we rwose uri umuseriveri mwiza uri smart kandi wita ku bakiriya. None kubera icyo ukibona ayo mafaranga se utahise ushora mu zindi business? Ubundi hari igihe wiruka mu nyama ugacyura amagufwa. Business nyinshi nagiye mbona zituma abantu birara bakumva ko bari hayi, ariko navuze ni uriya mwuga bawufata nk'uciriritse kandi ugatanga agafaranga mu buryo buri siransiye umuntu atapfa kubona. Ubu ni ukuvuga ngo nawe amafaranga umaze kuyagira? Nyine ntabwo aragera ku rwego rushimishije, ariko urwego ngezeho nimba amafaranga amaje kuba yanyubakira inzu yo mu 28, urumva ko nyine nta kibazo. Umaze kubaka inzu yo mu 28 gusa cyangwa hari n'ibindi bintu ufite wagiye ukura muri aka kazi kawe? Wenda proje narindi kwinjiramo cyane ni y'ubwubatsi. Ubwubatsi nibwo ndimo cyane, ariko hari n'ibindi bikorwa ngenda ngira, wenda nko urumva nkaho hantu nubatse nakabanza naguze nyine, ariko karako kujyamo inzu mbona ntaho gushyira utuboga, mpita ngura kandi karima kari impande y'iyo nzu kari gatandukanye nako naguze. Muri make ibyo bintu byose bifite agaciro k'amafaranga angahe? Iyo nzu ifite agaciro, wenda ifite agaciro nka 2 miliyoni 2 n'igice. Ese Edimo, wambwira wenda nk'ubu ngubu wibariye ku kwezi wasanga ukorera amafaranga angahe? Nibariye ku kwezi nkorera amafaranga 60,000. 60 bya buri kwezi? Yes. Ese Edimo, hari ikibazo ngiye mfite n'abandi bantu badukurikiye wenda bafite. Nk'iyo uri mu bandi bantu b'urubyiruko mungana se, uri umuntu udoda inkweto, wenda hari igihe uri kumwe n'abantu bakora muri biro, bagufata bate? Ubundi cyambere ni ukwihesha agaciro. Iyo ndi kumwe na wa muntu ukorera amafaranga wenda anarenza ayo nkorera, bitewe nuko ngiye niha agaciro nkagenda nkagura wa mwenda uri smart, iyo mpagaranye na wa muntu ahubwo ushaka kusanga ubona ari ngiye urenze, nyine mba numva ndi fit byatari kubera ko mba ndi smart. Kandi nawe urabona nimba mba mfite umucongo nk'uyu nguyu ndi umukorodoniye, urabiza abakorodoniye ntabwo bakunda kwiyitaho, nyine imisatsi bayarabereyeho, ariko ngewe saro mba ngomba kuyijyamo buri cyumweru. Noneho ese ujya ubona ibiraka gute nyine? Ese udodera abantu bakaza kuzigurira hano, uba ufite komande, ubigenza ute? Ubona akazi gute? Ubundi nkimara gukodesha ino nzu yo ku muhanda, mwabonye kwiri ku muhanda kandi ni nyabagendwa. Ubundi nkimara gukodesha ino nzu navuze nti
ahangaha rwose buri wese azajya abona ko ibikorwa byivugira. Aya mamashini mubona nyine yo, iyo umuntu abonye imashini nk'iriya ahita avuga ati uyu muntu ibyo akora arabizi. Ubwo urumva bagomba kwitabira bakajya bazana ibyo biraka, washaka komande y'akakweto gashyashya nkagagukorera. Urabona nk'aka, iyi ni my brand new yanjye, ubu iyi ngiyi niyo nahimbye, nta hantu ndayibona. Nawe urabona iyi nkweto se hari ahantu wari wayibona? Nanjye nabonye nta hantu ndayibona. Ni ukuvuga ngo uricara ukavuga ati buriya nkoze gutya urukweto rwamera gutya cyangwa rwakundwa ukarukora pe. Cyane rwose, mu mutwe wanjye haba harimo modeli nyinshi cyane, nkavuga nti iyi modeli ntekereje ngomba kwita nyikora. nk'iyi narayitekereje ndavuga nti iyi modeli wazayikora niyo najya nyiyambarira, byaha icyitegereza abandi bakazankoreshaho. Noneho ushatse kuvuga yuko uricara ugakora inkweto, umukiriya akaza agahitamo se cyangwa akagura, nakwirirwa wamamaza ibikorwa byawe se utinkura iki, abantu babwira muzandange abakiriya barizana mbese. Ubundi kubera nyine nkorera ahantu hagaragara, umwe ndamukorera yashima akagenda abwira undi, bakagenda baza gutyo. N'uciyeho akavuga ati hano bakora inkweto biragaragara ko wabonye ko ari ahantu hiranga, akavuga ati hano hantu nzaza gukoresha. Nawe akaza akambaza ibibazo, wenda se ukora gashyashya, ukora gutya, ku buryo mbese amakomande mu buryo yifuza nanjye nkamukorera. Ese nabonye iwawe hari akagare ka siporo, ririya gare se naryo riri mu bintu wagezeho, bimeze bite? Umva ririya gare ryubahwe, ubundi ubu njye nta nubwo mba nkiryita igare, buriya nayita vewiti, kubera ko urabona ibikoresho nkenera nk'iyi miti y'inkweto, izi ndodo ngenda nkoresha, byose biva mu mujyi wa Kigali, kandi urabona ko hano ari mu ntara nyine. Ubwo ni ukuvuga ngo ririya gare niyo taransiporo yanjye ingeza mu mujyi wa Kigali kugira ngo ngure na bya bikoresho byose mwagiye mubona. Ka kazi wakoraga kabe mumwe bita ngo nakuboboye, icyo gihe ugakoraga ufite intego bwoko ki? Nyine kubera ko ako kazi nagakoze n'ubundi naramaje kwiga ibi ngibi, intego yanjye n'ubundi yari ukuzakora bino, kubera ko hari ahantu nakoreye stage y'ibi ngibi, mahurira n'umujama w'inshuti yanjye, tuba inshuti byatari. Arangije arambwira ati numara kumenya ibi bintu uzaharanire kwikorera, ati kuko nukorera abandi ntacyo uzageraho. Mu by'ukuri ariko ntabwo ugeze umbwira igishoro cya nyacyo washoye bwa mbere, uvuga uti ngiye gukingura uyu muryango, washoye amafaranga angahe? Ubundi igishoro cya mbere cyabaye kwishyura inzu. Ubwo ngubwo ibindi byo nagendaga sinigeze nitaho wenda kubara ngo ngize gutya, kubera ko agakoresho nakeneraga njye netaga nkagura. Ariko nkize nko muri mwayene, wenda natangiriye nko ku 20,000 by'indodo, amakoroshi, utuntu nyine tw'udusimirikwire turaho. Ayo mafaranga yose yari ayawe cyangwa harimo n'inguzanyo wenda? Ayo yose yari ayanjye, kubera ko arayo nari narakoreye muri twa tuzi nababwiye nagendaga nkora nyine, ko narakoraga nkizigama. Wahoze unyereka inkweto wakoze hariya. Ese urukweto rumwe ruba ruri ku giciro nk'icy'amafaranga angahe? Ubundi wenda nk'iyi ngiyi, iyi ni itarajya ku giciro kuko ari nshyashya, ni brand new mbese yanjye, ntabwo iramenyekana. Urabona ko iyi nkweto nta hantu urayibona nawe. Izindi zigurisha gute? Ubundi agasandari keza wenda nk'aka ngaka urabona n'ak'umwana, ariko ibaye ari iyawe ibihagaze igiciro cy'4,000 byonyine. Ese ufite ubushobozi bwo kuba umuntu yaza akaguhereza nk'isoko ry'inkweto 100 cyangwa 50, ukaba wazimukorera? Aho ngaho ubwo bushobozi sindabugira, byansaba kwifashisha abandi kugira bamfashe, kuko njyewe njyenyine urabona ahanini mba ndi muri reparasiyo, mba ndi gutunganya tuno tw'abantu nyine bangirikishije kugira dusubire mu buryo. Ubwo ngiye mu bishyashya ibi ngibi byahagarara, ubwo byansaba kuba navuga ntingiye gushaka abandi bantu babizi baze bamfashe dukore rya soko nyine waba waramaye, tukakora nyine bikava mu nzira. No kuvanga ibiguha inyungu ni ibihe? Ibi ngibi bitanga inyungu cyane, ko nk'ubu ngubu kano kantu iyo namaje kukabandikaho inote y'1,000 bayibaza. Ubwo urumva ninjya gukora ya yindi nshyashya, ajya kugura uruhu, umupira n'iyi regizine, nshobora gushiduka wenda mfasheho nk'inote ya 500 ku muguru wose, kandi byamfashe umwanya.
ariko akangaka igihumbi bari mu minota mikeya, urumva ko reparasiyo niyo itanga inyungu cyane. ese nta muntu winjira iwawe ngo wumve ufite ipfunwe wenda asanze uri kudoda inkweto se bitewe n'uwo ari we? Nta kibazo bigutera kuba umuntu yaza akinjira akabona umusore nkawe uri kudoda inkweto? Ntabwo nakumvisha aho uganisha, wenda ni nko ku bakobwa beza bashaka nko kuza gukoresha, wenda ukabona hari uburyo ari bukubonemo ukumva uramwaye nyine kubera uburyo ugaragara, ariko nyine ibyo narabirenze. Kubera ko impamvu nabirenze, iyo mba ndi wa muntu nyine utaragiraho ishingiro mfatiraho nyine, wenda nko ku rugero rwo kuba ufite umukunzi, iyo mba ndamufite nawe kujya wenda ngira ikimwambuganira umukobwa, wenda nshobora kumwegera nagira icyo mubaza akamakanira akanera ishoti kuko abona ndi none wagize umukunzi ntawe urakwanga se kubera ko udoda inkweto? Nyine ngiye kubera ko natangiye ibi ngibi n'ubundi mfite umukunzi, ubwo urumva abandi simba mbitayeho, sindeba nyine ngo ntabwo wababonye mbese nyine mubona nk'umukiriya usanzwe, singire emosiyo ngo iki, kuko uwanjye nyine aramagije, mba mbona ari ikibasumba nyine nawe muruta, ahubwo abandi nyine mbabona nk'abakiriya basanzwe, simbe nabiteraho komenti cyane ngo mbagira abahaye. Ni abakiriya nyine nk'uko nawe waza uri umukiriya nkagukorera nawe. none nta muntu uraza ngo akubwire umukorere inkweto noneho uburyo yakoretse iyo nkweto wenda imeze ikunanira, umugore uti inkweto sinashobora kuyikora? Ubundi mu buzima busanzwe ngira n'impano y'ubwaritiste. Buriya umwaritiste aba ari umuvumbuzi, uranshushanyiriza ngiye noneho nkahita nkora ahubwo ibirenze ibyo wowe washushanyije. Ni ukuvuga ngo inkweto yose umuntu yazana akavuga ati nshaka uyikore gutya, wayimukorera? Umva rwose upfa kuba wambwiye uti ibikoze gutya, ngiye mpita njya muri ya mpano yanjye yo gushushanya, nkaba nashushanya ya nkweto nkakubwira ni iyi ngiyi rwose biroroshye kuyikora, mpfa kuba nashushanyije. None se Edimo, mu kazi kawe nta nzitizi uhura nazo? Inzitizi zo ntizabura, cyane cyane nk'impanuka zimwe na zimwe, nk'iriya mashini wabonye iriya iponsa, iriya hari igihe kubaga, kuko hari igihe uba uri nko guponsa nk'akantu gafite peseri ntoya ukaba wakozaho nk'urutoki, icyo gihe ruhita rushishimuka. Izi bora nazo zitwa amakoroshi, hari igihe nyine utobora nk'akantu rukaba ruranyarutse ukitobora nyine, ariko urabyihangana kuko nta nubwo ubyereka umukiriya ko witoboye, ese urabimwereka se akubwiye ngo ngabyihorere? Ni abantu se ushobora kuguhitira dukorera inkweto akakwambura? Abo bo ni benshi cyane, aho bareze no muri iki gihugu abantu rwose. Urabona nyine ko hari n'inkweto nyinshi, wakwibaza ngo izi ngizi ba nyirazo barazimenya. Hari abo nanjye mba naranibagiwe, araza agashyira aho ngaho nkamugana inkubita ikivanse nyikore, ati sinari naje niteguye, ubwo nkamuca amafaranga nkamugana uzazana aya, ategereza nkaheba, avuga ni nimba yarapfuye. Kandi kubera nyine umutima mwiza ntago mba navuga wenda ngo iriya nkweto nyifate nyishyire ku isoko mbona yanjye, niyo mpamvu ziba zirunze hano ari nyinshi. Buno ba nyirazo sinzi mba barazibagiwe. None ubu uri guteganya iki mu hazaza? Edimo azagumana imashini ebyiri? Edimo azakuvunya kore wenyine? Kuko wambwiye yuko umuntu aguhaye ikiraka cy'inkweto 100 cyangwa 50 utazikora, uri guteganya iki? Ubundi ubu nuko usanze hari umwana ndi gutoza, usanze adahari nyine, mba numva nshaka gutoza abana benshi nyine batabashije kwiga, kugira ngo muri cya gihe nzatangira kuba nafata komande nyinshi bazajye babimfashamo. Kuko hano hantu ndashaka kuhagira uruganda. Nimba hari uruganda wigeze wumva, hari uruganda rwitwaga Asomako, rwari uruganda nyine rukomeye mu gihugu, wakoraga inkweto. Ubwo rero ndumva ngiye nshaka gukora pete. Ese waba ufite izindi mpano? Impano zo ndazifite n'uruhu rwose. Impano mfite ngiye no kuzibana cyangwa nkazitaho ngo ngiye kuzikoresha, umva ahubwo nabura amahitamo, kubera ko nyine nimba natubwiye ko ndi umwaritiste, mfite n'izindi mpano nko kuririmba. Ubu muri make nakubita umuhanzi kuko maze gukora indirimbo kandi zimaze kujya hanze, nubwo wenda zitaramenyekana, ariko n'uwakwifuza kuyimenya nabwo yabwira aho yayisanga. Ubundi mfite na channel ya YouTube yitwa
Stay Online TV. Ukigera kuri Stay Online TV ubona ifoto yanjye, aho hantu ushaka gusangaho indirimbo nshyashya yitwa Shimwa Mana, n'utundi tuntu ngenda nkora tw'udukomedi, n'izo n'impano zanjye. Mbese muri make impano zo ndazifite. Ni ukuvuga ngo ufite izindi mpano zitari no gukora inkweto Cyane rwose. nose ubikora byose? Ndagerageza nk'ubu ngubu nko muri weekend iyo nshaka nko kujya kuryoshya, hari igihe mvuga neka nigire studio nkagenda nkaba ndi kuganira na icyo kibazo hanye nicyo nari ngiye kukubaza. Ni gute uryoshya nyine nk'urubyiruko? Ubundi mu minsi y'imibyizi ndakora kano kazi kanjye nyine k'ubukorodoniye, ariko ku munsi wo ku cyumweru baratansiye. Ku cyumweru ntago njya nkora, nanjye niha akaruhuko nkajya gusenga, nava gusenga nkahita puraninga ahandi hantu ho kujya, nkavuga nti wenda nyuma ya saa sita leta nisurira inshuti yanjye runaka, nkahita mfata ka kavewiti kanjye kakagare nkahita nisurira umuntu byarimba, nkagenda nkaba nibereye muri studio nicariye nirebera ukuntu bakora, nkavuga nti nanjye ndi gupuraninga akaririmbo. None se ubariye nk'umutungo wawe wose hamwe, watubwiye ko waguze ikibanza, harimo inzu y'amabati 28, ibintu byose ufite n'umutungo wawe muri rusange bifite nk'agaciro k'amafaranga? Ubwo urumva mbariyemo n'ibi bikoresho nkoresha hano nyine, n'izi mashini, iri gare, n'iyo nzu n'akandi kantu kari ku ruhande, ubwo ni nk'umutungo wa miliyoni 3. Ni iki wabwira urubyiruko rutarashaka gukura amaboko mu mifuka ngo rugire icyo rukora? Abatipe bo muri ino minsi n'abatipete bo bafite defo nyine yo kwikompurika imirimo, akumva ko nyine hari imirimo imubereye bitewe n'uko asa, ugasanga nyine hari iyo batari kwibonamo. Ariko buri inama nabagira ni ukutafokasinga ku kintu bo bashaka ko kibagaragaza neza, ahubwo bo nibarebe bati ese iki ngiki kibyara izihe nyungu. Nk'ubu ngubu nararebye mbona mu bukorodoni harimo amafaranga menshi kandi utashoye menshi. Nk'ubu nimba unzaniye urukweto ukambwira uti runzengurukira urudodo, ndaruzengurukira 500 kandi ndaba nkoresha urudodo rwa senkani, ikoroshi nayiguze 100 kandi ikoroshi irasigara ari nzima, ntabwo iraba yacitse. Urumva inyungu ya 400 aba ari inyungu nyinshi cyane. Ese nk'abantu badukurikiye, hari abantu wenda bakeneye kuba baza kwiga gukora inkweto cyangwa bakeneye kuza kudodesha inkweto, Edimo bamusanga hehe, bamubona gute? Ubundi wenda sinavuga ngo ndabarangira karitsiye, kuko abantu barimo kureba ino televiziyo yanyu ndizera ko bari mu nce zitandukanye, ariko buriya hari uburyo bworoshye bwo kuba wenda bamboneraho. Tekinoloji yarabyoroheje, ubu ngubu usigaye uhamagara umuntu waba uri hehe, niyo waba uri hanze y'igihugu, mukaba mwavugana akaba yakuha aderese y'aho aherereye. Ubwo rero wenda ndizera ko nabaha nimero bampamagariraho bakaba babasha kuvugana nanjye, bamwe nkabagira inama, abandi wenda hari ibindi bapanga, ndetse ushobora gusanga hari n'undi ufite ubufasha burenze wambaza nyine nimba hari icyo nkeneye kindi akaba yamfasha bitewe nyine na support umuntu agenda afata hirya no hino. Ubwo rero nabaha kontakite zanjye bamboneraho, ndumva nababwira nimero ni 078 071 55 nayisubiramo ngenda gahoro kuko wenda ntago babasha kuritaninga kuri televiziyo. Nababwira nti ni 078 ukongeraho 071 55 0. Iyo ni nimero yanjye wamboneraho rwose byihuse. Edimo, wakoze cyane rero kubw'umwanya wawe waduhaye. Mwari kumwe na M Happy. Bye bye. Murakoze cyane.